Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starke Muganga. Nkuko musanzwe mubimenyereye, tubagezaho ibiganiro bivuga ku buzima, ku ndwara zitandukanye ndetse no ku bibazo bitandukanye bijyanye no kwa muganga. Niba utarakora subscribe, ibuka gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse, na cyane cyane ko muri no minsi mbagezaho ibiganiro byinshi kandi kenshi. Uyu munsi rero turavuga noneho ku ndwara bita gonorrhea. Gonorrhea niyo bita mu Kinyarwanda umutezi. Umutezi ni imwe mu ndwara zikunze kuboneka cyane mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Wandura ute rero? Wandura nyine nkuko babivuga mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu bayita indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umuntu ashobora kwandurira umutezi muri toilette, wenda gukoresha toilette y'undi muntu. Igisubizo ni oya. Indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziba ari indwara zidashobora kubaho zitari mu mubiri. Bisobanura ngo niba umuntu agiye kwihagarika, akihagarika inkari zirimo umutezi, ubyibura umunota wonyine umwe uhagije, ziriya mikorobe z'umutezi ziri hanze kugira ngo zibe zamaze gupfa. Kugira ngo rero akwanduze, byasaba yuko hari yajya nko muri toilette agihagurukamo nawe ugahita ujyamo, kandi nabwo zigahita zigutarukiramo, kandi zigahita zitarukira mu gitsina nyine nyirizina ndani. Hari ama infection ashobora kwandurira mu matoilette, ariko izo twita indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni indwara zidashobora kwandura hatabayeho contact y'umubiri ku mubiri. No kuvuga ngo umutezi uva ku muntu umwe ujya ku wundi. Ntabwo uva ku muntu umwe ujya muri toilette ngo uzave muri toilette ujya ku wundi muntu. Ntabwo ariko bimeze. So ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina iba ari indwara direct iva ku muntu umwe ijya ku wundi. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ushobora kwandura umutezi, ariko nanone nubwo bavuga yuko condom ishobora kurinda umuntu kwandura, ibyago byo kwandura umutezi biragabanuka ukoresheje condom. Biragabanuka nyine, ariko hari amahirwe yuko umuntu wakoresheje condom ashobora kwandura. Cyane cyane urugero, niba wabikoze wenda hari ukuntu abantu batangira sex mbere yuko atangira kwinjira mu gitsina, hakabanza kuba bya bintu byo kwiyambarasa n'iki, akaba yakozaho igitsina atarinjira, noneho za mikorobe zikaba zakujya. Kuko muri twa tuntu tw'udutembabuzi tuza mbere gatoya yuko umuntu atangira imibonano, amatembabuzi aturuka mu mugabo n'iki ashobora kukwanduza mbere yuko yambara condom. Rero umutezi ni indwara yandura cyane ku buryo rimwe na rimwe umuntu ashobora no kuyandura yanakoresheje condom, cyane cyane igihe condom yakoreshejwe nabi, cyangwa se wenda yacitse, cyangwa se wenda mwabanje gukora nyine ibyo byo kwiyambarasa mbere yo kuyambara, cyangwa se ku zindi mpamvu. Bimwe mu bimenyetso by'umutezi ku mugabo, akenshi abagabo nibo bagaragaza ibimenyetso. Umudamu ashobora kurwara umutezi nta kimenyetso na kimwe afite, ashobora no kumarana igihe kinini kurusha umugabo. Ariko akenshi ku bagabo bahita bagaragaza ibimenyetso uhereye igihe wakoreye imibonano, hagati y'iminsi wenda kuva kuri 4 kugeza kuri 7 uba watangiye kubona amashyira mu gitsina, uba watangiye kwihagarika ukababara, ndetse n'ibindi bimenyetso. Aho ni ku bagabo, kuko abagabo nibo bakunda kugaragaza ibimenyetso cyane by'umutezi. Ku bagore bo akenshi usanga ari ukubabara mu nda, mu kiziba cy'inda, rimwe na rimwe nabo bagira akantu ko kwihagarika ukababara. Ku badamu umutezi ushobora no kutagira ikindi kimenyetso, ariko wenda bikazajya bigera igihe ukabona nk'ibintu by'uturaso tugenda tuza hato na hatoya hagati y'imihango n'indi. Utari mu mihango ukajya ukabona utuntu tw'uturaso. Ntabwo ibyo ngibyo ari ibimenyetso by'umutezi gusa, ariko umutezi ushobora gutera ibimenyetso nk'ibyo ngibyo. Hanyuma hakaza n'ururenda, akenshi runuka, kandi wenda rufite ibara ryenda kuba kake cyangwa se ryenda kuba umuhondo. Biba bitandukanye na bya bindi bya trichomonas cyangwa se ibyandi ma infection bita ma candidose.
ayo makandidoze yo hazamo kwishima, hazamo ibintu by'umweru, ariko kuri gonorrhea umutezi ntago, donc discharge ziza, ibintu biva mu gitsina biba ari ibintu ntago biba bimeze nyine, ntago biba ari umweru, akenshi biba ari kake cyangwa umuhondo, cyangwa se bikaza ari uruzi gusa birekuye. Rero ikintu cyemeza ko urwaye umutezi ni ukujya kwa muganga. Ntago ibimenyetso byonyine byatuma uvuga ngo indwara ndwaye ni umutezi, cyangwa se niba uri umugabo ukaba uri kwihagarika ukababara hakazamo dushyira mu gitsina, ntago byonyine bisobanura ko ari umutezi. Ahubwo iyo dufashe ya sample ya twadushyira cyangwa se sample yo mu gitsina ku mugore tukayipima, tubonamo akenshi muri labo baripotinga ibyo bita diprocoque grame negatif. Diprocoque grame negatif ni ubwoko bw'utumikrobe, nkuko ubyumva ni diprocoque tuba tumeze nk'utuntu tubiri dufatanye, iyo bari kubireba muri microscope barabibona. Utwo diprocoque grame negatif abari mikrobe bita Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea niyo itera umutezi, niyo mikrobe niyo umuntu aba arwaye kugira ngo tuvuge ko ari umutezi. Ni mikrobe rero idashobora gusavayivinga hanze y'umubiri w'umuntu, ni nayo mpamvu nko mu matoilette cyangwa se ahandi idapfa kuhandurira, kubera yuko yo igeze hanze akenshi ihita ipfa. Kuvurwa rero nubwo ari indwara mbi, ariko akaba ari n'indwara ikomeye, ariko kuyivura byo biroroshye. Akenshi ruba ari urushinge rumwe bagutera, dukunze gukoresha ruriya bita ceftriaxone, grama nkeya bakarugutera either mu nyama nyine ku kibuno cyangwa se ahandi, hanyuma ugakomereza ku binini. Wenda abenshi bakomereza ku binini iminsi nk'ingahe kugira ngo making sure yuko ikize neza. Byagaragaye yuko iyo baguteye urushinge gusa hari igihe ibimenyetso bigenda by'ako kanya, ariko hashira iminsi nyine ukumva ntago wakize, ukumva haracyarimo utuntu, rimwe na rimwe bikongera bikihembera bikanagaruka. So kugira ngo rero umuntu akuvure neza, kenshi bagutera urushinge ariko bakaguhereza n'ibinini byo gukomerezaho iminsi runaka, hanyuma ubwoko bw'ibinini baguha byo biterwa n'umuganga. Ushobora umuganga niwe umenya neza ubwoko bw'ibinini ari buguhe ku mutezi. Rero indwara y'umutezi igira ingaruka nyinshi, ishobora gutera kutabyara, ni imwe mu ndwara zishobora gutera kutabyara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko iyo umudamu ayifite akenshi ntago agira ibimenyetso. Rero uko kutagira ibimenyetso hari igihe bituma mwimbere hagenda hakazamo ibintu bimeze nk'amashyira, ya mashyira aza mu gitsina cy'umugabo, n'umudamu ashobora kuba yafite mu nda ariko hanze bitagaragara. Rero ayo mashyira aragenda akajya no mu miyoborantanga, ku buryo imiyoborantanga ishobora kuzagera igihe ikaziba. Ku mugabo nawe iyo awutindanye biramanuka bikajya no mu matestikire, nayo akashobora kuba yabyimba, rimwe na rimwe bikazamutera n'ibindi bibazo. Nawe bishobora kumutera ubugumba, kubera ko imiyoborantanga iva mu mabyi izamuka ishobora kuziba, ariko akenshi ashobora no kwangirika mu bundi buryo. Ubwo rero ni indwara igira ingaruka nyinshi kandi mbi, ariko kuyivura bikaba byoroshye. Ni ukuvuga ngo ikiba gitindije umuntu ni ukumenya gusa ko uyirwaye, kuko iyo wamaze kumenya ko uyirwaye, imiti ni nk'ako kanya, ibimenyetso umunsi umwe cyangwa ibiri biba byarangiye. Ariko tugira inama abantu yuko iyo urwaye umutezi nyirizina by'umwihariko, biba byiza gufata imiti ukayirangiza, noneho n'umupartner wawe wakwanduje nawe ukamugira inama yo gufata imiti, kuko ushobora gufata imiti wowe ukivura bikarangira, ariko mwakongera kuryamana akongera akakwanduza. Hari n'igihe wenda ushobora kuvuga uti ntago tuzongera kuryamana, n'ubwa mbere twari duhuye, ariko ukeneye kumubwira nawe agafata imiti kugira ngo nawe atazakomeza kugenda yanduza abandi. Rero akenshi ku mugabo biroroha kumenya cyane uwakwanduje umutezi, kubera yuko hacamo iminsi 4, wenda 3, 4, 5 gutyo, hagati y'iminsi 4 n'icyumweru
ukaba utangiye kugira ibimenyetso. Ubwo nuko ngo iyo urwaye umutezi bakakonfirma ko ari umutezi, usubira inyuma iminsi nk'ine 5 ukareba umuntu mwaryamanye muri icyo gihe. Abaye ari benshi nyine ubwo bose wababwira bakivuza, kuko ntago wamenya ngo ninde wakwanduje muri abo ngabo. Hari kandi kantu ntarimvuze, nuko indwara y'umutezi ishobora no kwandurira kuri sexe yo mu kanwa. Nukuvuga ngo gusakinga umuntu cyangwa se gukoresha umunwa nyine wenda batinganye cyangwa se abandi bantu bakora sexe ariko bakoresheje akanwa. Umuntu muri gukorana sexe aramutse arwaye umutezi ashobora kukwanduza mu muhogo. Icyo gihe umuntu agira ibimenyetso bimeze nk'iby'amangine. Nta nubwo ushobora kubipima muri laboratoire cyangwa iki ngo ubimenye, keretse hakozwe cya kizame bafata amashyira akaba ariyo bahinga, bakita culture. Bakoze culture wenda nibwo babasha kumenya ko ari gonore. Ntabwo ari ibintu biba birembeje cyane, ntabwo ari ibintu bishobora kugutera ubumuga, ariko bibaho yuko izo mikorobe zishobora kuva mu mubiri mu gitsina zikajya mu kanwa, kandi umuntu akaba yazanduza uwundi. Ibindi rero mwazambaza, niba hari ibindi bibazo mukambaza muri comment. Mushobora no kuduhamagara kuri no nimero 0780242352, cyangwa se mukajya ku rubuga rwa wa3.kwivuza.com, ukanyura handitse kuvugana na muganga. Aho naho ushobora kumbaza ibibazo cyangwa se ukanivuza niba hari uburwayi ufite ukeneye kwivuza online. Murakoze rero, yari Dr. Aristarike Muganga, naho ubutaha.